Levina asohoka muri tagisi areba hirya no hino, aba yambaye rero utwenda duciriritse rwose uba ubona ndetse ajagaraye bikabije, uba wagira ngo nibwo bwa mbere ageze muri uyu mujyi. Ahita rero agenda akinjira muri biro. Iyi biro rero iba ari iya Jeannette akoreramo. Levina akinjira yatangiye kureba hirya no hino ku nkuta, maze atangira kubwira Jeannette ati nkabibona impamvu nyine utakiza kudusura, wowe rwose ubukene warabwirukanye neza neza, wabaye undi muntu, uzi ko wagira ngo uri umuzungu neza neza. Naho rero Jeannette uba utangaye atari ko Levina, ni wowe cyangwa ndarota? Ndebera ukuntu umeze, ndebera ukuntu ujagaraye n'imisatsi nta no kuyisokoza, nibura se iyo wishyiraho n'aka make-up kuko ntacyo byari kugutwara. Levina atari ko rwose urakina, uratekereza umuntu ushonje yakwita kuri make-up? Icyo si cyo kibazo mfite rwose habe na gatoya. Jeannette ati ngaho nibura icara maze umbwire ikibazo waba ufite. Levina rero yaricaye maze ahita atangira kubwira Jeannette atumva ati barandangije neza, ati ubu tuvugana nta n'urwara rwo kwishima nsigaranye, nta kintu na gitoya nifitiye, amafaranga yanjye yose barayatwaye babatubuzi bashaka gukira vuba. Naho rero Jeannette atari ko narakubujije ibintu by'amapiramide ya Ponzi, narabikubujije ariko rwose wanze kunyumvira. Naho rero Levina ati nyine warambujije ariko n'ubundi byararangiye, ubu rwose barayatwaye. Tekereza ko numvaga nanjye ngiye gukira mu mwanya nk'uwo guhumbya, ariko igitangaje noneho ni uko ahubwo imyenda ndimo abantu barinda kunyica neza neza, mba ndi guhita mu nzira nkabona umuntu afashe mu ijosi. Ubwo nyine uwo n'uwo mba narazanye muri izo piramide bamereye nabi, si ukukubeshya, ndetse rwose ndi kumva ntazi niba ndi bwongere gutaha, kubera ko niyo ndi mu nzira mfite ubwoba bwinshi. Jeannette ati ndabyumva, ntabwo worohewe habe na gato, ariko nawe wabaye indangare. Narabikubwiye ko nta bintu by'ubusa bibaho, nta bintu by'ubuntu bibaho. Gute wumvaga ko ayo mafaranga uzayabona? Gusa nyine ndaje nguhe nibura nk'ibihumbi nka 300, hanyuma nyine uraza kureba abantu bakuzonze muri abo ngabo winjije, maze ugende ubaha make make, nibura babe bacecetse. Ubwo nyine birafata iminsi, ubwo tuzaba tureba ahari yenda nyine tuzabona ndi, maze nongere ngufashe. Naho rero Levina atumva aturakoze cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Ati cyakoze ni ukuri undinze gupfa imburagihe, kuko ntakubeshye bari kunyica aho buri bukere. Jeannette yahise areba ku isaha maze abona nyine amasaha yo kujya gufata ibya saa sita yageze. Yahise amubwira ati ndabona ari amasaha yo kujya gufata amafunguro. Levina ati nanjye ndashonje ni ukuri, keretse unjyanye. Jeannette ati umuntu udafite amafaranga se urajya gufata amafunguro wishyura iki? Naho rero Levina ati none se nta kuntu waba umpaye kuri ya mafaranga uri bumpe, ukaba umpayeho makeya, maze nyine nkajya kwigurira ibiryo nawe nkakugurira? Jeannette yarasetse ati ariko rwose uri umusazi neza neza. Ati hanyuma se nimara kuyaguha ukayigurira ibyo kurya, abo bantu bashaka kukwica uzabishyura iki? Levina atari kuzi ko ari byo. Jeannette ati ngaho haguruka ndakugurira nta kibazo, ahubwo se uraza gufata iki? Levina rero yaravuze maze Jeannette ararambirwa, dore ko yavugaga ibintu byinshi. Ati ndafata amafrite, ndafata inyama, ndafata, akavuga ibintu byinshi cyane. Jeannette ati none se wabirangije cyangwa list iracyakomeje? Naho rero Levina atumva biraterwa nuko biri buryohe, nitugereyo burandiyongeza. Bahise bahaguruka rero kugira ngo bagende, ariko bari kumanuka esikariye bahise bumva nyine ibirenge, ndetse bumva bosi uwo ni Musa, ni umusore w'umunyamahane cyane, baramutinya nyine ku kazi. Naho Jeannette yagiye kumva yumva ijwi rya Musa wari uri kuvugira kuri telefone. Yahise abwira rero Levina atumva ati ndapfuye, ati ni bosi uje. Bahise begama ku gikuta bigira nka kadahumeka, dore ko rwose wabonaga umwuka utari gusohoka kubera ukuntu Jeannette yari afite ubwoba. Musa rero yarabangizeho arabasuhuza. Yahise abaza Jeannette ati hanyuma se ko muri hano? Jeannette yaracecetse. Naho rero Musa atari ku bundi kubera iki biriya bintu warabikoze kuriya? Iriya raporo rwose wanzaniye uzi ko neza nta n'akantu na gatoya wigeze uhindura ku byo nari nakubwiye. Naho Jeannette ati none se bosi, sinagombaga gukurikiza inzira mwari mwambwiye? Nakurikije neza neza ibyo mwari mwambwiye. Musa atari ko mba nshaka ko nyine nawe uhinduramo n'akantu, nyine ugashyiramo n'akantu kajyanye n'imitekerereze yawe, apana gukora ibintu
uko nabivuze gutyo gusa nta n'ikintu na kimwe ushobora guhinduramo cyangwa ngo wongeremo n'agatekerezo. Jeannette rero yaracecetse, Musa rero yarabitegereje ati reba ko ndeba wagira ngo mufite ikibazo. Naho rero Jeannette ati hoya nta kibazo na kimwe dufite. Musa rero yahise abwira uyu mukobwa ati hanyuma rero kano kanya ndashaka dosiye ikosoye neza muri biro yanjye. Yahise yikomereza kandi arigendera. Naho rero Levina we agikubita amaso uyu musore yaramurebye ahera ku kirenge ageza ku mutwe, yakomeje amwitegereza, dore ko nyine uyu musore we ntabwo yari yitaye kuri uyu mukobwa. Kari agakobwa nyine k'agaturage kari aho ngaho ukurikije uko kari kambaye, gusa nyine kari keza ariko nyine yari ameze nk'umuntu ujagaraye. Jeannette rero yahise abwira Levina atumva ko ndeba se ibitekerezo byagiye, ngwino dusubire muri biro, ubwo nyine ndagutangira komanda y'ibyo kurya bihagusange kubera yuko ubu ntabwo twaba tukigiye rwose byarangiye. Levina rero wari wisonzeye yakomeje abwira Jeannette ati gusa nyine inzara rwose imereye nabi. Binjiye rero muri biro maze Jeannette abakubise amaso noneho ifoto ya wa musore nyine Musa wagira ngo yinjira kare ntabwo yari yayibonye. Kano kanya nibwo yayitegereje neza, yarebye iyi foto arayireba ahera ku kirenge ageza ku mutwe, arayireba ubona rwose atanyeganyega. Jeannette rero yakomeje kumuvugisha ariko akumva Levina ntabwo ari kumusubiza. Yarahindukiriye aramureba ati Levina uri kureba iki? Arebye aho ari kureba asanga ari kureba ifoto nyine ya Musa. Jeannette yahise amubaza ati ko ndiko yitegereza bosi wanjye cyane se uramuzi? Naho rero Levina atumva ntabwo muzi ariko ni Bogari. Naho rero Jeannette ati ceceka rwose hatagira umuntu kumva, urifata ukavuga bosi wanjye gutyo? Uyu ni bosi wanjye, afite kampani nyinshi, afite amafaranga, mbese ni umusore abakobwa bose bo muri kino gihugu baba bamushaka. Naho rero Levina ati ahubwo se urabyumva ute ndamutse nkubwiye yuko Musa namukunze kandi nifuza ko yasaba umukunzi wanjye? Jeannette yarasetse, kwihangana byaranze maze araseka ararira. Naho Levina ati uri kunseka iki se? Ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva? Jeannette yarongera aturika araseka ati mbabara rwose ntabwo ari umwanya wa story kubera ko urabona ko nifitiye akazi kenshi. Levina ati ariko njyewe ndi serious, ibintu ndi kuvuga ntabwo ndi gukina. Jeannette ati hoya se kandi ntumbwire ko rwose utari gukina, irebe nawe hera ku kirenge ugeze ku mutwe, ntuzi no gusokoza na ka makeup warakibagiwe kubera ukuntu wakennye, ubukene bwarakwishe, none nawe uri kwigereranya na bosi wanjye? Ntabwo rwose byashoboka, bisubiza aho bikuye. Ikindi kandi mbabara rwose utuze wintesha umwanya uri kumbwira ibintu nawe ubona ko bitashoboka. Levina ati ariko ni iki kintu kitashoboka? Nta na kimwe kitashoboka, ndabizi ngiye ko bino bintu byashoboka. Naho rero Jeannette ati ndabona ukomeje, ariko noneho reka nguhe twa detaye dukeya. Bosi wanjye afite fiance, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uretse no kuba afite fiance, afite abakobwa benshi cyane ariko bamukunda, ndetse rwose ahinduranya abakobwa uko abyumva kubera ko nubwo afite fiance ntugire ngo bimubuza kuba ari kumwe n'abakobwa batandukanye. Ikindi kandi abakobwa akunda abakobwa b'abakire bafite amafaranga, mbese ba bakobwa b'ibizungerezi bambara neza imyenda ihenze, abakobwa bari class. Levina rero yabwiye Jeannette ati none se urashaka kuvuga ko nta mahirwe mfite kuri uriya musore? Naho Jeannette ati nta mahirwe ufite habe na makeya, ahubwo rwose mbabarira ibyo bintu byibagirwe kubera ko uramutse ubonye abakobwa tereta ndakubwiza ukuri wahita wibura. Icyiza ahubwo byikure mu mutwe usubize ibirenge hasi, rwose ntabwo bishoboka. Uriya musore ntabwo ari uwo ku rwego rwawe, ntabwo byashoboka habe na gatoya. Levina rero yaratashye maze araryama mu masaha y'ijoro, yananiwe gusinzira neza maze arabyuka arara nyine akora amareshereshe yerekeranye na Musa yaraye asacinga bamukeraho. Mu gitondo yarabyutse rero maze ajya kureba Jeannette. Yabwiye Jeannette ati mbabarira twicara ahantu nyine aho ujya ufatira ako kunywa ka mu gitondo maze tuvugane. Baragiye rero bicara muri kantine maze Levina atangira kubwira Jeannette atumva naraye ntasinziriye ijoro ryose,
Jeannette ati hanyuma se niba abantu bereyemo amafaranga bari bari kukwishyuza? Naho Revina ati abantu bereyemo amafaranga yaba bari nabo, tekereza ko ari boss wawe wantesheje umutwe kugeza aho mbura ibitotsi maze nkarara muri Google. Naho rero Jeannette ati boss wanjye se kandi yagutesheje umutwe ati? Revina ati nyine ndashaka ko dukundana byanze bikunze, uriya musore ndamushaka mu buzima bwanjye. Jeannette ati ariko urongeye kandi ubyutse urota? Ejo wararotaga nkakwihorera, none n'ubu ngubu uracyarota ku manywa y'ihangu? Nyamara rwose gira ukanguke, nabikubwiye ko bidashoboka. Uriya musore w'Ibogari ureba narabikubwiye ko afite fiancé. Revina ati nabibonye nanjye nanabisacinze, ariko fiancé afite biragaragara ko rwose wagira ngo n'uwo bamutsindagiye, ntabwo bakundana. Jeannette ati hanyuma se uratekereza ko ari wowe azakunda? Revina ati cyane, ngenda bibona ko ari njye wa nyawe, ndabizi ko ningera mu buzima bwe byose bizahinduka. Jeannette yarongeye araseka ati mu buzima bwe se uzaba wahagirijwe n'iki? Ati nubwo nyine uriya musore wabibonye ku mbuga nkoranyambaga bamwita urubuto rwa Adamu kubera nyine ukuntu abakobwa bose baba bamushaka, ariko nyine nubwo ashakishwa n'abakobwa bose ndetse rwose nawe inshuro nyinshi akaba ahora bahinduranya, ariko nanone afite groupe y'abantu aba ashaka kugendana nabo. Abo ni abakobwa b'abakire kandi bafite ababyeyi b'abakire. Nkawe rero w'umukene unavuka muri famiye y'inkene, rwose nta mahirwe ufite, kandi ndabikubwiye nzongera mbikubwire, ntabwo bishoboka. Ku rundi ruhande rero umusaba yiyicariye mu cyumba cye yibereye muri telefone nk'ibisanzwe, umukozi we ahita aza kumukomangira ati boss fiancé wanyu arabashaka. Umusore rero yamurebye ikijisho maze uyu mukozi ahita amubwira ati nabyumvise, kandi nyamara ntacyo bari bamubwiye. Yahise rero asohoka, maze mu kanya gato umusana we aba avuye mu cyumba, yaje muri salo rero ahita asanga nyine fiancé we rwose ahagaze muri salo ariko arakaye ari kubyinisha akaguru kamwe. Yahise rero amubwira ati ariko noneho ubu ngubu uri kumwe n'uwuhe muri bariya bose? Umusati abahe se kandi? Uyu mukobwa fiancé ati ba bakobwa bose uri gusohokana nabo noneho uri kumwe nande? Umusore rero yarasetse ati nta n'umwe, narindi njyenyine. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ariko se uzageza ryari rwose guha abantu inkuru kandi nyamara utari bunazisome? Birirwa bakwandikaho, ni wowe uvugwa mu binyamakuru byose byo mu gihugu cyacu. Birirwa bavuga yuko uhora usohokana n'abakobwa batandukanye, bahora bakubona usohoka mu mahoteli, usohoka mu mabare, mu maresto, uri kumwe n'abakobwa batandukanye, ngo nta mukobwa n'umwe mujya musohokana kabiri. Naho rero Musa ati hanyuma se ibyo ni icyaha? Ndi umusore kandi muzima, sinibaza rero ko kuba navugisha abakobwa byaba ari ikibazo. Uyu mufiancé we rero yahise amubwira ati rega uri no kwidefanda ukumva rwose nta kibazo. Umusore yahise amubwira ati hoya tumbabarire, ni ukuri ni uko wari urakaye nyine, ariko se bivuze yuko umukobwa wese twaba turi kumwe agomba kuba ari umugore wanjye? Cyane cyane ko akazi nkora nawe urakazi, mpura n'abantu b'igitsina gore benshi. Ubwo rero rwose sinumva ikintu gituma babasha kubarobanura, bamwe bakamenya ko ari abo ku kazi kanjye, abandi ari abagore banjye, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Yahise rero atangira gukirigita nyine uyu mufiancé we, dore ko yari abizi neza ko iyo atangiye kumukirigita ahita aseka. Ni nako byagenze kandi uyu mukobwa yahise aseka, maze ahita amubwira ati rega nawe ntabwo ujya utuma rwose ndakara umwanya munini, urabizi uko ibintu nkora nyine, maze nkaba ndasetse. Umusati n'ubundi nanjye ntabwo nifuzaga ko rwose warakara. Bicaye mu ntebe rero, maze mu kanya gatoya uyu mufiancé wa Musa yahise amubaza ati ariko se ko ibi bintu atari njye nabigusabye, ahubwo nyine ari wowe wabimporopoje, kubera iki kandi ari wowe ushaka kubyangiza? Musa ariko ni ukuri urabizi ko rwose nta ruhare mba nabigizemo, ariko nanone ntabwo nabasha kubaho nyine ndi single. Naho rero uyu mufiancé ati nanjye nyine ntabwo ari byo mugusabye, ndabizi nyine uko bimeze, urabizi ibyo twumvikanye hagati yacu, ariko nanone ugerageza nyine kwihishira abantu bo hanze ntibakamenye ibyo uba wakoze. Njye n'ubundi ntabwo nshaka ko rwose uguma uri single, n'ibyo ukora ntacyo bimbwiye, ariko nyine ujye ubikora mu ibanga rikomeye. Umusate rega n'ubundi ayo mafoto ntabwo ari njyewe njya nyafotora umukobwa tuba turi kumwe ngo nyashyire ku mbuga nkoranyambaga, sinzi uko bigenda kugira ngo hagere. Naho rero uyu mufiancé atari ko nyine
nawe urabizi yuko urazwi cyane, ubwo rero haba hari abantu bakuri inyuma nyine bashaka amakuru kugira ngo babone ayo bashyira mu binyamakuru byabo. Urumva ko nyine ugomba kwirinda bihagije. Uyu mufiyanse rero wa Musa yakomeje amubwira tumva njyewe nyine ndi umuntu uzwi, ndi umusitari urabizi, hanyuma rero ugomba kugira ibanga kugira ngo ibi bintu bye kongeraho ingaruka. Si byiza rwose ko abafana banjye babona yuko fiyanse wanjye ashobora kuba nca inyuma, ntabwo ari byiza habe na gatoya, ntabwo babifata neza, kandi nshaka ko nyine izina ryanjye rizaguma ari izina ryubashywe mu bantu bose, niyo mpamvu rero ugomba kwitwararika. Musa ati ni ukuri nzitwararika rwose, noneho ntabwo nzongera gutuma hari ubuzima bwanjye na bumwe bujya hanze, ngiye gukora uko nshoboye kose maze ubuzima bwanjye bube ibanga rikomeye. Ku rundi ruhande rero Levina we yakomeje kubwira Jeannette ati mbabarira umfashe ndakwinginze, noneho wowe mfasha umbwire buri kintu cyose uzi kuri Musa, ndifuza kukimenya. Naho Jeannette ati ariko ubundi ibintu uri gukora urumva ari ibya nyabyo? Ubusanzwe umusore niwe wakabaye yiruka inyuma y'umukobwa, wowe rero ndabona ushaka kubigira ikinyuranyo. Levina ati hanyuma se birabujijwe yuko umukobwa abonye umusore akabona aramukunze we nyine adashobora kumubwira ko amukunda? Ntashobora se we kumwiruka inyuma? Sinumva impamvu ahubwo uri kubiremereza. Jeannette ati rega ikibazo ni kimwe, uriya musore ntabwo ari umusore w'intungane kuri wowe, si umusore ugukwiye. Levina ati rega nanjye ntabwo nshaka umusore w'intungane, ahubwo nyine ndashaka umusore unyuzuza, ndashaka nyine uwo nzabera urubavu maze tukuzuzanya tukaba umuntu umwe. Jeannette ati nyamara uri kwibeshya, ndakubwiza ukuri, niba umutima wawe uri kukubwira yuko Musa ari uwa nyawe kuri wowe, uri kukubeshya rwose, kandi wakabaye ubitekerezaho neza, kuko rwose uri kwibeshya kandi uzangaruka imbere urira. Nyamara ntabwo nzaba mpari kugira ngo ngutegere amaboko yanjye uririre ku bitugu byanjye, sinzaba mpari rwose. Jeannette rero yatangiye kumubwira ati nta kibazo, reka nkubwire nyine, ariko rwose ni akazi kawe. Levina ati mbabarira unyifashirize mu isi, nanjye mu ijoro nzimenya nta kibazo. Jeannette rero ati uriya musore akunda abakobwa barebare babyibushye nyine biringaniye, abakobwa beza bafite imibiri yombi nk'uko nguko usa neza neza na taye ni nk'uko kwawe, gusa nyine ikirenze kuri ibyo akunda rero abakobwa bari classe, abakobwa kandi b'abakire bafite amafaranga, bambara neza, basohokera ahantu hahenze, mbese ba bakobwa nyine umuntu wese abona akabona ko bari classe. Hanyuma se ko tubiziranyeho njye nawe kuri umukene nta kintu wifitiye, ubwo bukire nuko kuba classe uzabikura hehe? Levina rero yatangiye kumva ko iyi ngingo rwose iri kumugonga, yabaye nk'ubumba ka ajenda yari ari kwandikamo, maze atangira gutekereza. Yumvaga yifuza gushyira ubwenge ku gihe, akumva noneho ko yabona igitekerezo kizamufasha kugaragara nk'aho ari umukobwa uri classe kandi w'umukire. Uyu munsi rero Levina yaratashye maze araratekereza, n'ubundi ibitekerezo byari byinshi, ariko nyamara akaburamo icyamufasha kurusha ibindi. Sinzi ukuntu rero yagize agatekerezo, maze ahita avuga ati mu gitondo cya kare ndaza guhamagara Jeannette maze duhure mubwire ibintu natekereje. Ni nako byagenze. Mu gitondo yaramuhamagaye, Jeannette yamunyuzeho mbere yuko ajya ku kazi. Bicaye mu modoka rero ya Jeannette, maze Levina atangira kumubwira ati ubu ngubu rero kano kanya ndumva rwose nifuza kugira ikintu ngusaba, mbabarira unyemereye ko uzamfasha, nubwo wabinyemereye ariko noneho ndashaka kugusaba ubundi bufasha bukomeye. Jeannette ati mbwira nta kibazo. Levina ati rero nari natekereje yuko twahimba nyine sosiyete, none ati nari natekereje yuko twahimba kampani, tukavuga ko iyo kampani ikorera nyine mu Burusiya, ariko nanone iyo kampani tukavuga ko ari iya papa wanjye, noneho njye ndi umukobwa we, hanyuma ukazabwira nyine Musa ko papa wanjye nyine ari we nyine iyo kampani yifuza nyine ko bakorana, ndetse rwose ko azamushakira andi masoko mu Burusiya ku buryo bizamwinjiriza amafaranga menshi.
mbese ugakora ku buryo uzaduhuza muri ubwo buryo, ukaduhuza nk'aho ndi umukobwa w'umukire cyane, bityo nyine ndabizi ko nyuma gatoya nzashaka uko mbigenza ibyo byose birangire, ariko ndifuza ikintu cyaduhuza nawe ariko kikaduhuza nyine nk'aho ndi umukobwa w'umukire. Jeannette ati noneho ko numva ibyo bikomeye, ibyo bintu ntibishobora kuzanshyira mu byago, ariko se ubundi nshimiye ko nabahuza, ariko se nyine ibyo bintu bizatuma ugaragara nk'uwo mukobwa w'umukire, ibyo bizava hehe? Levina ati ntabwo bigoye, wowe nyine uzantiza telefone yawe cyangwa se uyintirire kuko iyawe ushobora no gusanga boss ayizi. Naho rero Jeannette ati yanjye n'ubundi nta nubwo irenze, ntabwo igaragara nk'iz'abakobwa b'abakire, ariko nyine nagufasha. Nibutse yuko hari ahantu nazajya kugukodeshereza telefone, ariko waba uzayimarana igihe gitoya nk'icyumweru kimwe, kubera ko tuyikodesheje igihe kinini ntabwo nabona amafaranga yo kuyishyura. Levina ati ahubwo ndumva yari ingingo, ati ubwo nyine wazanguriza amafaranga maze ngakodesha imodoka, ubundi nkajya muri salo nkagura imyenda nkiyitaho, ndabizi neza ko uriya musore namara kunkunda ibintu byose bizahita bijya mu buryo. Jeannette ati dore kandi ahantu ukomeza kwibeshyera, ndakubwiza ukuri, musa n'urukundo umwe yanyuze hariya undi anyura ahangaha, musa n'urukundo ntabwo baturanye, sinzi impamvu ntabikubwira ngo ubyumve. Naho rero Levina atumva noneho nubwo badaturanye ngiye nzatuma we n'urukundo babana, ndabizi neza ko azankunda. Jeannette ati nyamara mba mbona uri kurota, musa nta mukobwa n'umwe akunda. Jeannette ati sinzi impamvu mbikubwira ntubyumve. Levina ati ariko ngewe ndabizi neza azankunda, wowe nyine nkorera ibyo ngibyo. Jeannette ati reka ngufashe kubera ko nyine uri mubyara wanjye kandi urabizi ngufata nk'umuvandimwe wanjye, ariko ntakubeshye ntabwo ndi kumva nizeye ahantu nzishyurirwa, rwose ndumva icyizere ari hafi ya ntacyo. Yatangiye rero kumufasha maze amujyana muri salo, batangiye kumwitaho, bajya kugura imyenda myiza, amukodeshereza imodoka azajya agendamo, batangira kumwigisha ukuntu azajya atambuka nk'umukobwa nyine uri classe rwose mu buryo bugaragara. Ntabwo rero byatinze, nyuma y'iminsi mike rwose uyu mukobwa yari amaze kumera nk'abandi bakobwa bose bo mu rwego rwo hejuru. Umunsi wakurikiye rero Levina nyine yaje kureba Jeannette ku kazi, yaraje bicaranye muri biro, yari umukobwa noneho nyine wigize umukobwa urenze. Bicaranye rero bari kuganira nyine, Jeannette ari kumubwira ati ndashaka kuzanyishyura buri mafaranga yanjye yose. Levina ati nimara gukundana na Musa byose bizakemuka. Jeannette ati none se ugiye ukurikiye amafaranga ye? Levina ati ibyo ntibikambeho kubera yuko ntabwo rwose ari amafaranga njyanye, urabizi ndamukunda n'umutima wanjye wose, ariko kubera ko nyine ari umukire urabyumva nitumara gukundana n'ubundi ibyo bizaba ari ibyanjye. Bahise rero bose baseka maze babakubitanye mu kiganza. Muri ako kanya Jeannette yumvise ibirenge maze ahita abwira Levina atumva ati byanze bikunze boss wanjye arimo kuza hano. Levina yabuze ahantu areba maze ahita yirukira munsi y'ameza byihuse, agasakoshi yari afite rero yagasize mu ntebe yari yicayemo. Umusore rero yaraje arafungura maze ahita abaza Jeannette ati kubera iki za dosiye utari kuzinzanira? Naho rero Jeannette ati nazizanye, ahubwo nyine asista wawe niwe rwose utazibahaye. Umusore wese amubwira ati ndashaka kujya kuzireba aho wari wazishyize maze ukazinzanira kuko ndazishaka byihutirwa. Umusore rero yagiye gusohoka maze ababonye kano gasakoshi mu ntebe. Jeannette ubwoba bwaramwishe dore ko atatekerezaga ko ari agasakoshi abonye, ahubwo yatekerezaga ko ahari ashobora kuba abonye Levina wari wihishe munsi y'ameza. Umusore wese aterura ka gasakoshi arakitegereza maze ahita akanaga ku meza nko kubwira nyine Jeannette ati ntabwo ari aha bashyira kubera ko kari ku ntebe abakiriya bicaraho. Yahise yisohokera arafunga maze bose bahita biruhukiriza rimwe dore ko na Levina yumvaga rwose bafashwe birangiye. Levina rero yahise ava munsi y'ameza maze ahita abwira Jeannette atumva ati ntiwabyemera ukuntu ibyo nzwe byari byandenze, atuzi ko umutima wari ugiye kumpagararana neza, ndakubwiza ukuri imigambi yacu yari ipfubye neza neza. Naho rero Jeannette ati ahubwo ngenda abona wagabanya kuzajya unsanga ku kazi kuko rwose mushobora kuzahura agahita akumenya, kubera ko cya gihe bwo ntiyigeze akubona kubera ukuntu wari agakobwa gasa nabi, niyo yaba arakubonye rwose ntiyakubona ubu ngo akumenye, ariko nanone akubonye ubu ngubu
byagorana kugira ngo nyine ibyo turi gupanga bizakore. Revina yahise amubaza ati ese ubundi wari wabimubwiraho? Naho Jeannette ati mbimubwiraho ahubwo bigeze kure, ari gushaka kumbwira nyine ngo azahure na papa wawe ngo bapange neza bari kumwe. Revina ati aho rero niho ngomba kuzahurira nawe, kuko nyine nzaza mu izina rya papa wanjye maze mubwire ko papa wanjye atabonetse ariko yantumye kugira ngo tuvugane. Jeannette ati ndumva warabipanze neza cyane rwose, ndumva bimeze neza nta kibazo. Umunsi rero wakurikiye bapanze neza noneho ukuntu ibi bintu byose bigomba kuzagenda. Jeannette yabwiye Revina ati hanyuma rero ndashaka kuzambara neza nyine maze ukaza ukaba uri hanze muri parikingi, njyewe nimbona Musa yinjiye muri biro yanjye nzahita nkubwira uze maze umusangemo nk'aho bitunguranye, kandi nyine uzaze wigize umukobwa nyine utikoraho. Barabipanze rero neza, maze umunsi wakurikiye nyine Revina yambaye neza rwose, arasokoza arihumuza, ubundi aragenda abaparitse muri parikingi nk'uko rero bari babivuganye. Na Jeannette yabonye Musa yinjiye muri biro ye maze ahita yandikira akamesaje kihuse Revina. Revina nawe yahise aza yihuta maze ahita afungura urugi nyine rwo muri biro ya Jeannette, dore ko ariho Musa kano kanya yari ahagaze ari kumubwira ibintu agomba guhindura muri dosiye. Revina rero yinjiye yabasuzuguye cyane maze ahita abwira Jeannette ati uyu se kandi uyu musore ninde uhagaze hano uri kugutesha akazi? Naho rero Jeannette yahise yigira nyine nk'umuntu ugize ubwoba ati uyu nyine ati ni umuyobozi wa kampani yacu. Nako kandi Musa nawe yahise abaza Jeannette ati ahubwo se uyu ninde? Naho rero Jeannette ati uyu nguyu ni umukobwa wa nyiri ya kampani, wa wundi watubwiye ko azadufasha kwinjira mu Burusiya byoroshye. Musa rero yahise yitegereza uyu mukobwa maze ahera ku kirenge ageza ku mutwe, nyamara Revina we yari ari kumurebera ku rutugu ubona nyine yamusuzuguye. Yahise rero ababwira ati ndabona wagira ngo ntabwo nyine mwiteguye, ati ubwo nzaza kubareba undi munsi. Yanabasuzuguye rwose. Yahise akata rero maze asohoka agenda yizunguza. Musa yaramurebye maze abura ijambo na rimwe yongeraho, yarahindukiye arongera areba Jeannette, abura ikintu avuga araceceka gusa. Musa rero yaragiye ajya muri biro ye ariko bimwanga mu nda. Nyuma y'akanya gato yaragarutse maze abaza Jeannette ati hanyuma uriya mukobwa uwo muri iriya kampani waba warafashe nimero ze? Jeannette ati hoya ntabwo nazifashe. Musa ati ntabwo wazifashe? Ati hanyuma se ukumva nitumukenera tuzamuhamagara kuyihe nimero? Jeannette ati batubwiye yuko aribo bazatwihamagarira. Musa yarongeye asubira muri biro ye ariko ubona rwose atanyuzwe habe na gato. Weekend rero yakurikiye, Revina wari uzi neza yuko uyu musore akunda kujya kwiruka n'ahantu yakundaga kujya kwirukira yari ahazi. Yarabyutse rero yambara imyenda ya siporo maze amasaha neza neza. Jeannette rero amubwiye ko uyu musore aribwo atangirira siporo, nawe ajya mu muhanda atangira kwiruka gahoro gahoro. Ni nako byagenze rwose, dore ko nyine bahise bahurira mu muhanda. Musa nawe agiye gutangira kwiruka, Musa akimukubita amaso yahise nyine amwibuka maze ahita amwiruka inyuma. Yaragiye rero amwitambika ati mwaramutse, mumeze neza? Revina rero utarashakaga no kumureba yaramubajije ati twaba tuziranye? Musa ati yego turaziranye. Ati gusa umbabarire kuba nyine ntaratumye rwose undemarika ku buryo ahantu hose twahurira wahita umenya, ariko nyine twarahuye. Yatangiye kumwibwira rero amubwira n'aho bahuriye. Revina yahise amubwira ati ntabwo rwose nigeze nkubona, nta nubwo nakwibukaga, ariko nta kibazo. None se urashaka se ko ngusaba imbabazi ngo nitwaye nabi? Musa ati hoya ntabwo rwose wigeze witwara nabi, kubera ko njye nawe ntabwo twari tuziranye, ahubwo nyine nishimiye rwose kongera guhura nawe, kandi nyine umbabarire niba hari ikitaragenze neza. Revina ati niba ushaka ko nkubabarira ubwo reka twiruke, numfata ndahita nkubabarira.
Barirutse rero ariko Musa aba aramufashe. Bahise rero begama ahantu ku modoka yari iparitse ku muhanda, maze Musa atangira kubaza Levina ati mbwiza ukuri, ni hehe hantu wigiye kwiruka? Levina ati ngiye kwiruka, noneho kera bwo nari mbizi cyane, tekereza ko nigeze gutwara igikombe mu banyeshuri bari bagiye mu masiganwa, gusa nyine naje kubireka nyuma yo gukora agisida. Musa ati agisida? Ati yihe agisida se? Levina ati hanyuma urumva wifuza ko ubuzima bwanjye bwose nabukubwira? Ntabwo byashoboka, ubuzima bwanjye ntabwo mbubwira umuntu mbonye uwo ari we wese. Musa rero yahise amubwira ati mbabarire niba ndanengerageje kubinjirira mu buzima. Kano kanya Musa yari yacishije make, ubona rwose wagira ngo no kuvugisha uyu mukobwa biri kumutera ubwoba, dore ko nyine yabonaga ari umukobwa wihagazeho kandi utapfa kuvugiramo uko wiboneye kose. Yahise rero abwira Levina ati none se wanyemerera maze tukazasangira mu rugo, tugasangira nyine ibyo kurya byatekewe mu rugo? Levina ati mu ruhe rwego se? Naho Musa ati nyine ati kugira ngo tumenyane mbese tube inshuti. Levina ati simbizi, ubwo nzabitekerezaho. Musa ati none se mwampa nimero yanyu nibura nkazabavugisha? Levina ati oya, ahubwo nyine ubwo nzakwihamagarira. Yanabivuze kandi ahita akomeza kwiyirukira ajya mu cyerekezo gitandukanye n'icyo bari barimo. Naho rero Musa ati none se uzampamagara kandi nta nimero yanjye ufite? Yavugaga nyine mu ijwi rirerire kuko Levina yari amaze kugera kure. Levina habe no gukebuka ngo amurebe, yahise akomeza arigendera. Musa rero yasigaye yiseka ukuntu rwose umukobwa yari amuciye amazi, mbese ni ubwa mbere mu buzima bwe umukobwa yari amwigizeho igufwa neza neza. Uyu munsi rero Levina avuye muri siporo yaragiye arakaraba maze ahindura imyenda, nyamara nyine yari akiba hantu yabaga n'ubundi muri ya nzu iciriritse, gusa yajyaga kwinjiramo akabanza agacunga ko nta muntu n'umwe wigeze amubona. Kano kanya rero yicaye nyine amaze kwitunganya, yagiye kubona abona umusore arinjiye. Akinjira rero yahise amumenya ko ari umwe muri ba bandi yinjije muri ya piramide, maze bakaba batarigeze babona amafaranga yabo. Yahise rero yikanga, maze uyu musore atamubwira ati urambona ukikanga nta n'ikintu ndakubwira? Levina ati umbabarire ni ukuri ntabwo nakwibagiwe, ahubwo nyine ni uko amafaranga yawe nari ntarayabona. Naho rero uyu musore ati amafaranga yanjye wowe utarayabona? Nta n'isoni ufite urambwira ibyo bintu? Amafaranga yanjye ndayakeneye byanze bikunze. Uyu musore rero yatangiye rwose kumubwira nabi cyane ati mwinjiza abesikoro, mwinjiza abatubuzi, amafaranga yanjye ndayakeneye uko byagenda kose. Levina rero we ubwoba bwari bwose, yibazaga ukuntu ari buve mu nzara z'uyu musore byamuyobeye. Ku bw'amahirwe rero Jonette wagombaga kuza kumubaza amakuru y'uko byagenze nyine yahise yinjira, maze asanga bari hafi kumufata mu ijosi. Yahise ababaza ati hano habaye iki? Naho rero uyu musore yahise atangira kubwira Jonette ati mumbarize, mbarize uyu mukobwa niba musanzwe muziranye. Tekereza ko uyu mukobwa yandiriye amafaranga, yayajyanye nyine mu bintu rwose bidasobanutse, none ari kumbwira ngo ntabwo arabona amafaranga yo kunyishyura. Ndashaka amafaranga yanjye kubera ko ntabwo ndi buve hano ntayajyanye. Jonette ati none se akurimo amafaranga angahe? Naho rero uyu musore ati yarandimo 100,000 ariko yanyishyuye 30,000, ubu nsigayemo 70,000. Jonette yahise amubwira ati tuza, amafaranga ndayaguha ariko rwose birangire. Naho rero Levina ubwoba bwari bwamwishe, yafatanyije ibiganza kuko rwose yibazaga ikintu uyu musore ari bumukorere cyamuyobeye. Jonette rero yahise yishyura uyu musore maze ahita yigendera, ariko agiye kugenda yahise aterura n'ibyo kurya Levina yari agiye kurya, atereka nabyo mbitware ndabifata nyine nk'aho ari amande y'ubukerererwe. Levina yahise abwira Jonette ati urakoze cyane, ni ukuri urongeye kandi urandokoye. Ndakubwiza ukuri buri gihe uhora rwose unkiza gupfa ntarageza igihe, kubera ko uyu nawe yari agiye kunyica. Jonette yahise amubwira ati nizere ko ariko isomo waribonye, kubera yuko hari n'umuntu wahita agufata mu ijosi neza nta n'icyo uramusobanurira. Ntugakire n'amafaranga y'abantu. Ikindi kandi niba ugiye kujya mu bintu nk'ibi ngibi ujye unijyana, ntuzongere na rimwe gushishikariza abantu kubijyamo
kubera ko rwose iyo bahombye ni wowe basigara bareba kandi amafaranga si wowe wayashyize mu mufuka wawe. Levina yahise amubwira ati yego ni ukuri ndabyumvise rwose, ntabwo nzongera kandi nanjye isomo nararibonye, icyazankiza aba bantu maze rwose nkabona ntandukanye nabyo, ntabwo nazongera no kubirota mu nzozi. Jeannette rero yahise amubwira ati nyibwirira ahubwo byagenze bite. Bahise bigira muri sitori rero, Levina ari kumutera sitori z'ukuntu uyu musore atangiye kujyamo neza ndetse rwose amuvugisha ubona afite ubwoba, ati ahubwo se uragira ngo ntiyamaze kunkunda, tekereza ko yanantumiye ngo nzaze dusangire, ariko nyine namwiriyeho birenze ibikenewe. Ndashaka yuko ari we uzashaka nimero yanjye maze akampamagara, ndakeka ko azaza kukubwira ati mfasha dushake nimero y'uyu mukobwa, nibyo nshaka, ntabwo nshaka kumwihera nimero yanjye, nta nubwo kandi nzamuhamagara, nubwo nabwiwe nzamuhamagara, byanze bikunze agomba ashakishe nimero kugeza nyihamagariye. Jeannette ati aho ngaho wamenye ubwenge rwose, kandi ndabizi neza ko ahubwo bitazarenga ejo ataraza kumbwira ngo nimufashe nyimushakire. Ni nako byagenze kandi kuko nyine umunsi wakurikiye Musa yahise yinjira muri biro ya Jeannette mu gitondo cya kare, atumva ndashaka ko wongera ukandikira papa nyine wa mukobwa maze ukamusaba nimero ze kuko ndashaka kumuhamagara uko byagenda kose. Jeannette rero yahise amubwira ati yego rwose bosi ndahita mbikora. Mu kanya gato rero yahise yandika za nimero ku gapapuro maze ahita azishyira Musa ati bazimpaye, nyamara yari asanzwe azifite kuko zari ziri muri telefone ye. Musa rero yahise ahamagara Levina ndetse rwose Levina abanza kumwiryaho ati ntabwo nabamenye. Musa rero yabanje kumwibwira, aramwibwira hafi kuvuga n'igisekuru. Levina yahise amubaza ati hanyuma se mwifuzaga iki? Yamwiryagaho birenze ibikenewe. Naho rero Musa ati nifuzaga ko rwose twahura maze tugasangira, ntabwo kandi twajya kure, ndifuza ko twasangirira mu rugo iwanjye bakadutegurira amafunguro maze tugasangira. Kubera ukuntu rero Musa yakomeje nyine guhatiriza Levina, yageze aha arabyemera, ariko mu by'ukuri n'ubundi ntiyari yabyanze, nuko yagira ngo yihagarareho gusa maze abanza agore nyine uyu musore atagira ngo ahari ni umukobwa nyine woroheje kuba umuntu yamubona. Umunsi rero n'isaha bari bavuganye zarageze maze Levina aritunganya, yari yashyushye ariko nyine yageragezaga nyine kwihagararaho. Bamuhaye rero adresse y'ahantu yagombaga nyine gusanga Musa. Yagezeyo maze Musa amuha karibu yinjira mu nzu. Akinjira yatunguwe no kubona iyi nzu ukuntu yari imeze, dore ko nyine yari inzu nziza cyane. Byanze bikunze rero ntabwo rwose kurebaguzwa byari kwiburira, nubwo yihagararagaho nyine akigira nk'umuntu rwose usanzwe ibi byose abibona. Yahise abwira Musa rero ati muba mu nzu nziza, yabimubwiye kandi atuje. Musa nawe ati ndishimye cyane rwose kuba mwishimiye hano hantu. Yamubwiraga yamwubashye bikabije. Musa rero yatangiye kubwira Levina atumva ati wambaye neza cyane, aturahumura, atufite imisatsi myiza, atuseka neza, turi mwiza, ati mbese uri mwiza hose, ati nkomeze se. Naho rero Levina wari uri kureba hirya maze akajya amwenyura. Musa yahise amwegera maze abamufashe mu nda amuturutse inyuma ameze nyine nk'umuhobereye, atumva atumuhumuro ufite urarenze. Levina rero yahise yihagararaho nubwo rwose yumvaga atamukuraho akaboko, ariko yahise afata akaboko akajugunya nka hariya. Musa rero yahise amubwira ati mumbabarire kandi niba rwose naba nkoze ibyo mutishimiye. Levina yahise akomeza gutera intambwe ari nako yitegereza iyi nzu yose. Musa rero yahise amubwira ati ibyo kurya byabonetse, ameza bayateguye. Baragiye rero bicara ku meza maze nyine batangira gufata amafunguro, ariko Musa anyuzamo maze agatera akajisho kuri Levina akaba aramwenyuye, ariko nyine mu ibanga rikomeye. Levina nawe yageragezaga gukomeza kwihagararaho akigira nyine nk'aho rwose ari umukobwa utajya ushiturwa n'ubusa, ndetse nyine ari umukobwa wihagazeho cyane. Bamaze rero gufata amafunguro bicaye mu ntebe, Musa wabonaga yatwawe, mbese wabonaga ibitekerezo bye rwose bitari hafi aho ngaho. Mu kanya gato rero
Revina yatangiye kumubwira ati hanyuma rero Musa, hari ikintu nyine nifuzaga kukubwira gikomeye. Ati urumva nyine ya masosiyete yose twifuzaga kuba twabahuza nayo twasanze atari amasosiyete yo kwizerwa, dore ko amwe twasanze akorana nyine bya hafi n'abantu nyine batari beza, ndetse indi sosiyete yo twasanze ifitanye ibibazo na guverinoma ya hariya. Hanyuma rero urumva ko nyine papa wanjye ibyo bintu yahise abivamo, kuko ntabwo aba yifuza kuba yagirana umubano n'abantu batari abizerwa. Yahise abivamo rero burundu. Ni nayo mpamvu yari yantumye ngo nde rwose ngo uhakanire ko adashobora gufata sosiyete yawe ngo ayishore mu bibazo, ajye kuyihuza n'amasosiyete atizewe. Ubwo nyine azagushakira ayandi yitonze, ariko kuri iyi nshuro rwose yabaye abivuyemo. Kano kanya rero Musa we yari ari kwiyitegerereza Revina, ubona rwose ibyo ari kumubwira nta n'icyo bimubwiye. Yahise amubwira ati hanyuma se uratekereza ko njye naguhamagaye kugira ngo tuvugane iby'akazi? Ntacyo bimbwiye rwose. Yego nyine amafaranga ni meza kandi kuyinjiza nta wabyanga, ariko ntakubeshye abantu bose barabizi ko mfite amafaranga arenze ahagije. Ntakubeshye niyo ntazongeraho n'ifaranga na rimwe nta kintu byaba bimbwiye. Ibyo rero ntabwo aribyo byari binshishikaje, ahubwo nyine naguhamagaye ngiye kuko njye nawe nifuzaga ko twakwiganirira, tukisangirira, tukimenyanira, naho rwose ibyo byo bya bizinesi unabyibagirwe nta n'icyo bimbwiye. Revina rero yumvise yumiwe ukuntu uyu musore nta kintu na kimwe bimubwiye kuba atakaje amafaranga yari yizeye. Yabonaga rwose ko nta n'ikintu na gitoya bimukozeho. Revina rero yahise amubaza ati hanyuma se kubera iki nyine ubundi ubwo wantumyeho niba bitari bya bizinesi? Musa rero yahise nyine abwira Revina ati sinzi rwose niba ubibona, ariko ndagukeneye mu buzima bwanjye, umutima wanjye urakunyishyuza. Mu by'ukuri uri ibyishimo byanjye, uri umunezero wanjye. Umunezero wanjye uri kuri wowe. Sinzi impamvu utarabibona. Tumaze iminsi mike tuziranye, ariko ntakubeshye inshuro maze kugutekereza ntabwo nzizi. None kirenze kuri ibyo, buri gihe uko ndi kugutekereza mpita nshiduka ndi kumwenyura, ndi kwisekana n'igihe nyine. Ibyo ntabwo ari ibintu rero bisanzwe bimbaho. Hanyuma rero rwose urankurura birenze ibikenewe. Ndagukeneye, ni wowe nari nkeneye ibyishimo byanjye. Ntabwo rwose ibya bizinesi ari byo nari nkeneye. Muri kano kanya rero Revina we yumvaga ari gusubizwa, ndetse rwose asubijwe mu buryo bworoshye, dore ko niba hari ikintu kitari kimugoye ni ukugira ngo uyu musore atangire kumukunda. Yari azi ko ari inzira ndende, yari azi ko ndetse izaba ari inzira igoye, ariko yatunguwe n'ukuntu ahubwo yabaye inzira ngufiya mu buryo atari yarigeze atekereza. Kano kanya rero Revina yari yatwawe rwose. Barebanye mu maso bose nta n'umwe uvuga, maze ntibamenye uko byagenze. Bahise batangira gusomana. Revina nyine wakundaga cyane rwose Musa ntabwo yari kubasha gukomeza kwifata ngo babe batasomana. Muri kano kanya rero barasomanye rwose umwanya munini, maze Revina ahita yikanga, dore ko nyine yumvaga hari yihutishije ibintu. Yahise rero n'ubundi yongera arikaruma nyine bya bindi bye, ariko Musa yahise amubwira ati Revina urakoze cyane, ni ukuri sinzi ukuntu nabikubwira, ariko nta gihe na kimwe ndagira ibihe nk'ibi ngibi. Revina rero yahise amubwira ati nicyo gihe cyo kugira ngo ntahe, kubera ko nyine yabonaga rwose ashobora kuza kwinyuramo. Yahise rero yitahira, ariko guhera uyu munsi we nyine na Musa noneho kwandikirana byari ibya buri kanya, guhamagarana nabyo ni uko. Musa ntabwo yari akiva kuri telefone. Ba bakobwa bandi bose bahoraga baza kumureba nta n'umwe yitabaga, dore ko nyine umutima we wose wari uri kuri Revina. Ubwenge bwe bwose wagira ngo niho bwari buri. Yari amaze gukunda uyu mukobwa birenze, dore ko ubundi mu buzima bwe bisa nkaho nta mukobwa n'umwe yari yarigeze akunda. Ni ubwa mbere rwose yari akunze umukobwa, maze akumva amwimariyemo wese. Umunsi umwe rero hari muri wikendi, Revina yari yagiye kureba Musa. Bari bicaranye muri salo bari kwirebera filime, maze umukobwa umwe muri ba bandi bahoraga baza kumureba aba araje kumureba. Yaje rero ari kwirya
maze asanze nyine Musa yicaranye n'uyu mukobwa, ahari yumvaga nyine ari we urenze Musa ari buhite amukurikira ahari. Yahise rero abwira Musa ati naje kukureba, ati uyu mukobwa se muri kumwe ni uwa hehe? Naho rero Levi nawe yaricecekeye. Musa rero yaramubwiye ati ahubwo se wowe urinde, uri uwahe, urashaka iki? Uyu mukobwa yisetsa nyine nk'indyarya ati none se ntabwo uzi, dore ko nyine na weekend yashize yari yahavuye. Musa amubwira ko rwose nta mwanya amufitiye, ariko uyu mukobwa ahari yatekerezaga ko ari uko Musa ashobora kuba ari busy, ariko nagaruka bizagenda neza. Levina rero yabonye ko nyine Musa n'uyu mukobwa bashobora kuba baziranye, maze arahaguruka kugira ngo nyine yigendere. Naho rero Musa yahise amugarura ati sheri, ati garukira aho ngaho. Yahise amufata ku rutugu ati mukunzi, n'ubundi nyine uyu mukobwa ndakeka ntacyo yaraje gukora hano, yakabaye ahindukira rwose tukabona inkweto z'inyuma ari kugenda. Yahise kandi akomeza abwira uyu mukobwa atumva ntuzirirwe wongera guta umwanya, ndabizi ko hari ibindi byinshi wakabaye ukora. Uyu rero mukobwa niwe watwaye umutima wanjye. Uyu mukobwa yitwa Levina, ndamukunda kandi cyane. Ubwo rero rwose ntuzongere kwirushya uza kundeba ntakubeshye, uretse kuba nkwibuka nkubonye, urabizi ko hagati yanjye nawe nta kintu kirimo habe na gitoya. Mfite umukunzi rero, gerageza rwose unyibagirwe. Kano kanya rero Levina we yumvaga ibyishimo ari byose, dore ko yaratangiye kubona ko noneho Musa atangiye kuba serious, atangiye kujya akatira abakobwa kubera we, atangiye kujya amupresenta ibintu nyine atari yarigeze akora habe na gatoya. Kano kanya yabonaga ko rwose inzira iri kugenda noneho imworohera kurenza uko yabitekerezaga. Uyu mukobwa rero yabonye ko ntacyo gukora hano, maze rwose ahita yigendera. Barahoberanye rero, maze Levina ahita amubwira ati none se ubundi nyine ukundana n'abakobwa bangahe utabeshye? Ko njyewe rwose ntajya nkunda umuntu ushobora kuntendeka, kubera ko njyewe niba ngukunda uri umwe gusa, sinjya nifuza rero ko nanjye umuntu yambangikanya n'abandi. Musa yaramubwiye ati hoya, ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye, nta wundi muntu n'umwe nkunda, kandi nyine ubyumve ko ibintu ndi kukubwira nta wundi muntu nigeze mbibwira. Barongeye baricara mu ntebe rero, maze Musa afata nyine Levina amuryamisha mu gituza cye. Yatangiye kumubwira ati sinzi ikintu wankoze, sinzi uko byagenze, ariko nibaza ukuntu wigaruriye umutima wanjye byoroshye. Ndagukunda mu buryo ntigeze ntekereza ko nzigera nkunda umukobwa na rimwe gutya, ariko wowe wagira ngo rwose ntabwo nzi ibintu wampaye. Levina ati ariko nanjye ndagukunda, nanjye uburyo ngukundamo nta wundi muntu nigeze mbukundamo. Ubwo rero urumva ko twese birahura rwose, buri wese nyine yatwaye umutima wundi byoroshye. Uyu munsi rero kandi Levina rero agiye gutaha yabwiye Musa ati hanyuma rero kandi sheri, uyu munsi nyine nta telefone mfite, nari nibagiwe no kubikubwira nkigera hano. Telefone yanjye bayitwaye cyangwa nayitaye simbizi, cyagiye twavuganaga nyuma yaho nayishatse ndayibura neza neza, ntabwo nzi ukuntu byagenze, niba bayinyibye niba nayitaye ntabwo mbizi. Nihutaga nza kukureba, numvaga nyine umutima udatuje, nyuma nyine nayirebye ndayibura. Ibi byose rero Levina yabibwiye Musa kubera ko yifuzaga nyine ko Musa amenya yuko ya iPhone ihenze cyane yayitaye, maze akaba yisubiraniye nyine Android ye nk'uko byari bisanzwe, akisubirana agatelefone gaciriritse yari yifitiye. Nibwo buryo nyine yifuzaga kubinyuzamo kugira ngo Musa atazibaza impamvu atagifite iyo iPhone. Musa rero yahise amubwira ati hangane ni ukuri, ati gusa nyine byose ni njye nabiteye, ati hanyuma mbwira konti yawe maze ngushyirireho amafaranga, ugomba kugura indi telefone kandi nziza byanze bikunze. Ntabwo rero Levina yari kwanga kuyimubwira, yarayimubwiye maze Musa ahita amushyiriraho miliyoni 15. Ibintu nyine byatunguye Levina, dore ko nyine kano kanya ntabwo yahise abimenya ko bayamwoherereje, kubera yuko telefone nyine yari yayisize kugira ngo aze kumubwira ko bayibye. Bakimara kuvugana bagahana gahunda, telefone yahise ayishyira Jeannette kugira ngo ayitarure. Musa rero yaramubwiye ati nabikoze nayakoherereje.
uze kugura telefone nziza ugure n'akandi kantu ukeneye. Revina yaramubwiye ati urakoze cyane cyane rwose. Hanyuma rero barahoberanye nk'ibisanzwe maze bararekurana nyine kubera ko Revina yagombaga gutaha. Yagiye yiruka rero Revina kugira ngo nyine arebe kuri telefone, yatunguwe no gusanga bamwoherereje miliyoni 15 zose, dore ko nyine ya telefone ye ya feke yari yayisize mu modoka. Yahise yihuta maze ajya kureba rero Jeannette. Yaramubwiye atumva ibintu nje kukubwira ntabwo ushobora kubyemera. Ati tekereza yuko wa musore amaze kumpa amafaranga menshi. Jeannette ati musase. Revina ati hari undi uzi wampa amafaranga? Jeannette ati zimpe neza rero. Revina yahise amwereka kuri telefone maze Jeannette arumirwa ati we ntabwo bishoboka. Atuzi ko ubaye umumiliyoneri umunsi umwe. Ati tekereza ayo mafaranga yose ufite. Ati ayo mafaranga wayakuramo business, wayakuramo buri kintu cyose maze ugahindura ubuzima. Ati ahubwo se uyu musore wahise umureka mugahita murekana kugira ngo atazanakuvumbura ko wamubeshye maze bikaba bibi ko n'ubundi wiboneye amafaranga. Naho rero Revina ati bisubiza aho bikuye. Nakubwiye ko ikinjyanye atari amafaranga, urabizi ndamukunda n'umutima wanjye wose, sinshobora no kubasha kumureka. Urumva namureka nte? Ubu ngubu ndaryohewe mu rukundo, ibintu bimeze neza ngo ndamureka. Nizere ko rwose atazigera bimenya. Gusa nyine nta nubwo rwose ayo mafaranga nayashakaga. Urumva namubwiye ko telefone yanjye bayinyibye cyangwa nayitaye kugira ngo mbone ko nsubirana ka kandi kanjye nyine kanya katsi. Ntabwo nari nzi ko rero ari gutya ari buhita akemura ibibazo. Uko yabikemuye urumva nanjye byantunguye. Gusa nta yandi mahitamo nari mfite. Jeannette ati umva njyewe ndishimye ntabwo ushobora kubyumva kubera ko ubonye amafaranga yakugirira umumaro mu buzima. Ubwo nyine ishyura ba bantu bose mwari mufitanye ibibazo, nanjye kandi unyishyure nanjye unyibuke. Naho rero Revina yahise aseka ati wowe nta nubwo nibukwishyure gusa ubanza ndi buguhe ukikoreramo. Bahise baseka rero maze bakubitana mu biganza. Revina ati waramfashije, tekereza ukuntu wanyihanganiye. Rimwe na rimwe nkatwara imodoka y'abandi banaguhamagara ntubashe kumpamagara ngo nitabe. Mbese sinzi ikintu nakubwira, ariko wowe wumve ko nyine ibi byose ari ukubera wowe. Ibyishimo rero byari byabarenze, ariko nyine Revina yakundaga Musa bya nyabyo ku buryo kumureka bitari gushoboka. Yaravuze ati uko bizaba uko nguko, ariko njye sinareka urukundo rw'ubuzima bwanjye ngo kugira ngo atazamenya ko namubeshye. Nta kibazo ubwo nabimenya akanyanga n'ubundi azaba atari uwanjye, ariko njye nzaba narabayeho ubuzima bwishimye, naramaranye iminsi n'umuntu nkunda n'umutima wanjye wose. Revina rero yakomeje abwira Jeannette ati ikindi kandi nawe ntabwo ari umutagatifu. None se kugeza uyu munsi hari ubwo yari yambwira ko afite fiancé, kandi tubizi ko nyine yari afite fiancé, ariko iki kintu ngomba no kuzakimuganiriza maze nkamenya uko amufata, kubera yuko ndamutse nsanze tubangikanya urabizi ko rwose ntabyihanganira. Jeannette yahise amubwira ati ahubwo iyo ni ingingo ugomba gushaka umwanya vuba maze ukazajya kumureba maze mukabiganiraho ukamubwira ko ari bwo ukibimenya maze ukumva icyo akubwira. Jeannette rero weekend ikurikira yabwiye nyine Revina ati ahubwo se urumva atari byo byiza ko wajyayo muri weekend, ko nta kazi afite, nta na misiyo y'akazi afite yo kumusohora mu gihugu. Ubundi ko bizi ko ntahora nyine yagiye, ariko kino gihe afite umwanya. Ariko n'ubundi kuva mwatangira gukundana wagira ngo wanamubujije akazi. Uzi yuko ukuntu yahoraga yagiye, ariko ubu ngubu asigaye ahora mu rugo ku kazi, mu rugo ku kazi, gusohoka habe ubanza nta n'umuntu n'umwe ukimubona ahari yanasohotse. Revina rero yahise abwira Jeannette ati ndumva rwose igitekerezo cyawe ari icyanyacyo, ngomba kumuhamagara maze nkamubwira ko nifuza yuko twabonana. Yahise rero ahamagara Musa, maze Musa rwose amubwira yuko nta kibazo yisanga atari na ngombwa kumuhamagara, azajya azira igihe hashakiye. Revina rero yagiyeyo maze agitunguka bakimufungurira yahise abaza Musa ati kubera iki wankoze ibi bintu? Wumvaga uzabimbwira ryari? Wumvaga ari ryari uzambwiza ukuri maze ukambwira yuko ufite fiancé? Musa rero yahise aseka ati fiancé? Aturagira ngo se uriya ni fiancé wanjye wa nyawe? Ati rwose ntabwo ari fiancé wanjye wa nyawe. Naho rero Revina ati ntabwo ari fiancé yawe wa nyawe? Ku mbuga nkoranyambaga ari byo byirirwa bivugwa, waramwambitse impeta gute rero atari fiancé wawe wa nyawe? Yahise rero amufata akaboko
maze aramubwira ati ngwino twicare. Yatangiye kumubwira inkuru yose ukuntu yagenze. Yaramubwira turabona Claire yari inshuti yanjye isanzwe cyane, ati ubu tuvugana uriya Claire akunda abandi bakobwa, ntabwo akunda abahungu rwose habe na gatoya. Uriya rero yari inshuti yanjye isanzwe, maze nyine abafana be batangira kumwotsa igitutu ngo ntabwo ngo ari gushaka nyine ngo umugabo ngo ikindi kandi ngo ashobora kuba nyine ngo abana nabo bahuje ibitsina, nyine bitangira kuba ibintu bya rwaserera. Atangira kubona izina rye riri kugenda ryangirika, ndetse atangira kubona amakontra amwe n'amwe yabaga yarasinye kwamamariza abantu bari kugenda nyine bamubwira ko rwose bifuza ko bayasesa. Yatangiye kubona ko ibintu biri kugenda bijya habi, kandi nanjye nari inshuti ye. Yaje kumbwira agahinda yari afite, yaje ari kurira. Hashize iminsi rero bitangira igitekerezo cy'icyo twakora kugira ngo izo nkuru nyine babe bazihoreye. Natekereje ko twakwigira nk'aho turi abafiyanse, dore ko nanjye ntatekerezaga ko ari umuntu nzakunda maze ngakenera ko ashobora kuba fiyanse wanjye. Ngiye numvaga nyine nzakomeza nitemberanira n'abakobwa gusa, ariko sinari nzi ko umunsi umwe nzakunda umuntu. Namuporopoje rero ko ntazamwambika impeta, bigasa nyine nk'aho njye nawe tugiye kubana, kubera ko twese turi abantu bazwi. Natekerezaga ko iyo nkuru yo kuba yambitswe impeta ariyo noneho igiye kuvugwa, igatuma bibagirwa yuko akunda abo bahuje. Ubwo kandi nyine numvaga nabitekereje neza. Namugejejeho igitekerezo rero nawe yumva nibyo rwose, ndetse yumva nzaba mbashije gukiza ubuzima bwe, nzaba mukuye ahaga. Niko rero twabigenje, kandi koko tukimara nyine kwigira nk'aho twambikanye impeta, dore ko ryari ibanga ryanjye nawe nta n'undi muntu n'umwe wari urizi. Abantu bose bahise bahugira noneho ku makuru y'uko yambitswe impeta, ko ibyo bajyaga birirwa bavuga ku mbuga nkoranyambaga atari ibya nyabyo, ko akunda abasore ndetse ari gukundana n'umusore uzwi mu gihugu hose. Ubwo rero urumva ko nyine byari serivisi nagombaga rwose kumuha, naho urukundo rwo nta n'urwigeze ruhaba, kubera ko njye nawe utekereza ko tutigeze tunasomana. Nta nubwo byashoboka nyine kuko ntiyankunda, kandi nanjye sinamukunda. Nta nubwo rwose ari tipe y'umukobwa nshaka gukunda. Kano kanya rero Levina yariruhukije mu mutima, dore ko nyine noneho rwose yari atuje atekanye. Yari amaze kumenya yuko nta wundi muntu bahanganiye urukundo rwa Musa. Yahise amubwira ati umva, si ugukubeshya, naraye ntasinziriye kubera ko nyine ndi gusacinga inkuru zawe n'ibikuvugwaho byose. Nagize gutya ngo kuri ibyo bintu wamwambitse impeta, sinigeze nsinzira, umutima wari uri hafi kumvamo. Musa yahise amuhobera, amuryamisha mu gituza n'ubundi, maze atangira kumukora mu mutwe. Ati sheri, humura rwose, ntabwo nakubeshya, kandi ibyo bintu sinabigukora. Ndagukunda n'umutima wanjye wose, nta n'undi kandi rwose nababangikanya, nta n'undi wagusimbura, nta n'uwafungura udushumi tw'inkweto zawe. Ubundi nyine uri wenyine, ujye ubyumva ko rwose urukundo rwanjye urwihariye. Bahise bongera rero nanone barongera barahoberana, maze barasomana, dore ko ibyishimo nyine byari byose. Ndetse rwose Levina we yumvaga noneho ari kwibera mu ijoro ritoya, yumvaga ari kuba mu nzozi ze yahoraga arota ibihe byose. Kano kanya yari afite urukundo rw'ubuzima bwe, yari afite amafaranga, yari afite buri kimwe, mbese yari ameze neza birenze uko yabitekerezaga. Levina rero yahise yongera abaza Musa ati hanyuma se ibyo byose bizakomeza ubundi kugeza ryari? Byanze bikunze njye nawe urumva ko tugomba gukundana twihishe, kubera ko tugiye ahagaragara batekerezaga ko uri guca inyuma fiyanse wawe. Umusore wese abitekerezaho atari kuzi ko ari ikibazo gikomeye, ati ahubwo iki kintu kigomba gukemuka byihuse. Niyo mpamvu ngomba guhamagara uriya mukobwa maze akaza tukabivuganaho nawe ahari. Yaramuhamagaye rero maze aritaba rwose byihuse. Umusore rero yaramubwiye ati uyu rero ni sheri wanjye, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Hanyuma rero ndifuza ko byava ku rwego rumwe bikajya ku rundi, kandi urabizi ko njye nawe turi abafiyanse ariko nyine bo kujijisha abatari abanyabo. Hanyuma tuzabigenza gute kugira ngo njye nawe dutandukane, kandi nyine dutandukane bidateje ibibazo? Uyu mukobwa yatangiye kubitekerezaho neza, maze ababwiye Musa ati ndumva nyine igishoboka keretse nigize nkaho nyine ndi inzirakarengane, maze nkazajya ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkatangira kwandika ibintu nyine mvuga yuko wanciye inyuma n'uyu mukobwa, maze nkabafata. Ariyo mpamvu njye nawe twasheshe amasezerano yo kuba fiyanse wawe, nkagusubiza impeta yawe.
nibyo byonyine byashoboka, ariko nanone bizagira ingaruka kubera ko byanze bikunze bazatangira kubona couple yanyu nk'aho ariyo couple yasenye couple yanjye nawe. Abafana banjye bazatangira kubataka ku mbuga nkoranyambaga ndetse babone nk'abantu babi. Ndakeka ko nawe bishobora kuzafekita business yawe. Ikindi kandi uyu mukobwa nawe mukundana bishobora kutazamubera byiza kubera ko nyine ibyo ari byo byose abantu bankunda bazatangira kumwishyiramo. Yego abanyaga bo bazishima, ariko nanone abakunzi banjye ba nyabo urumva batangira kumwishyiramo ko ari we watumye umugabo wanjye agenda. Bumvise rero ibi bintu bikomeye, bibajije nyine ukuntu noneho babikora binyuze mu nzira nziza, dore ko kano kanya byari bigoranye rwose aho bari bubinyuze. Byanze bikunze uko bari kubigenza kose byagombaga kwafekita umuntu umwe muri aba ngaba. Guhera ubu rero noneho Musa ndetse na Levina batangiye gutekereza uko bazabigenza kugira ngo ibintu bizanyure mu nzira nziza. Levina rero yaramubwiye ati ngewe rero ndumva twakwitonda njye nawe tugakomeza tukikundanira mu ibanga rikomeye, kubera yuko bino bintu nyine sinifuza ko byazatugiraho ingaruka. Musa rero yaramubwiye ati niba ntacyo bigutwaye nta kibazo, urabizi ko umutima wanjye uwufite, uramutse unyuzwe rwose nuko twaba twikundanira mu ibanga rikomeye nanjye ntacyo byaba bintwaye. Levina rero yaramubwiye ati oya rwose nta kibazo. Musa rero yaramuhobereye aramubwira ati ndagukunda n'umutima wanjye wose. Levina rero yahise amubwira ati ariko nanjye urabizi ko ngukunda n'umutima wanjye wose nta kubishidikanyaho. Musa yarakomeje aramwitegereza mu maso maze ahita ajya mu cyumba. Yaragiye rero azana impeta yari iri mu gatiruwari k'icyumba cye. Yaramubwiye ati noneho nta n'impamvu ngifite gukomeza kubika iyi mpeta, ndagukunda urabizi kandi ndifuza ko nyine wazaba urubavu rwanjye, ndifuza ko wanyuzuza, ndifuza ko nyine waba umukunzi wanjye by'iteka ryose, ndakwifuza mu buzima bwanjye bwose. Nubwo nyine waba uri fiyanse wanjye mu ibanga rikomeye ariko nta kibazo, ndumva rwose ntacyo gutegereza gihari. Levina yahise amubwira atumva ndabyemeye rwose kuba fiyanse wawe mu ibanga ntacyo bintwaye. Uyu musore yamwambitse impeta maze barahoberana, ibyishimo birabarenga, batangira n'ubundi guserebura ari babiri. Bari bishimye rero, bari banezerewe, mbese yari couple ihuza ibintu byose. Nubwo ariko Levina yari yishimye, nanone yari afite ikibazo gikomeye mu mutima. Yari ari kwibaza ati uyu musore nabeshye, urukundo rwacu rugatangirira ku binyoma, umunsi uzamenya uko bimeze bizagenda bite. Yavuye aha rero yumva yafashe umwanzuro w'uko rwose agomba kugenda akabitekerezaho neza maze akazamubwiza ukuri kiba kikaba. Yaragiye rero abibwira Jeannette ati ndumva igihe kigeze ngo mubwize ukuri, ati uriya musore ndamukunda cyane, ntacyo atakoze kugira ngo ankunde n'umutima we wose, sinshobora rero gukomeza kumubeshya. Jeannette ati hanyuma se urumva utagiye gutakaza urukundo rw'ubuzima bwawe, urumva utagiye kumubura? Levina ati ndabizi nanjye ko nshobora kumubura, ariko nanone gukomeza kumubeshya nabyo rwose simbihamanya n'umutima wanjye, ngomba kumubwiza ukuri. Jeannette ati uzagenda umubwire yuko utari wa mukobwa yakunze, uzagenda umubwire ko uri umukene, utari uwa wa mugabo wamubwiye, mbese utari uwo uri we ahubwo uri uwundi. Nyamara ndahamya ntashidikanya ko watigeze akunda wowe wa nyawe, ahubwo yakunze uwo yarebaga, yakunze nyine Levina yabonye, Levina wambara neza, Levina umukobwa wo mu bakire niwe yakunze. Namara kumenya ukuri rero rwose uzaba umubuze, ndakubwiza ukuri. Levina ati ubwo nyine niko bizaba bimeze, ariko nanone niba Imana yaragennye ko rwose ari we rukweto rwanjye, ari we wanjye, ndahamya ko rwose nta kintu na kimwe cyadutandukanya. Ariko nanone niba atari uwanjye ubwo nyine nta kundi. Gusa ntabwo rwose ibi bintu nabigumamo, nta nubwo nakomeza kubeshya ubuzima bwanjye bwose. Uwo ntabwo ubundi ari njyewe, nabikoreshejwe n'urukundo. Hanyuma rero rwose sinumva impamvu nakomeza kubikora. Jeannette yaramubwiye ati ni akazi kawe, ariko rwose ubwo nyine ubimubwire unazi neza ko nyine ari yo nshuro ya nyuma uri bube umubonye, ahubwo umurebe cyane umwitegereze, kubera ko ntazongera kumubona ukundi. Umuhobere, umusomagure, mbese ukore buri kimwe, kubera ko niyo nshuro yanyu ya nyuma yo guhura. Levina rero yari yatangiye kurira kubera ko yumvaga atifuza gutakaza uyu musore
ariko nanone akumva nta yandi mahitamo afite uretse rwose ayo kumubwiza ukuri, yamwemera akamwemera, atamwemera kandi nabyo nyine akabyakira. Yafashe rero umwanzuro wo kumuhamagara maze akamubwira ko rwose yifuza ko bazahura bakavugana. Ntabwo rero Musa yajyaga amwima umwanya, kabone niyo yari kuba afite akazi kameze gute, yahitaga ibintu byose abihagarika maze akamubwira ko rwose nta kibazo bahura. Uyu munsi rero Levina yagiye kwa Musa, ariko rwose ubona noneho ameze nk'imboga zakubiswe n'umuriro, wabonaga adafite za murari ubundi aba afite, kwa kuntu yabaga yiyemeye ntabwo ariko yari ameze, ndetse rwose yagiye yambaye ibintu bisanzwe cyane, dore ko nyine yashakaga kumwiyereka bya nyabyo. Musa akimukubita amaso yahise amubaza ati wabaye iki, ko wambaye gutya, kumeze gutya, byagenze bite? Levina rero wari watangiye no kurira, nta n'icyo baravugana, ataraninjira mu rugo yahise amubwira ati hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Musa rero ubwoba bwaramwishe maze ahita amufata arabanza amuryamisha mu gituza ati banza utuze mukunzi, maze umubwire rwose utuje, wabaye iki se? Hari umuntu waguhemukiye? Hari umuntu wakugiriye nabi? Mumbwira ubundi turabonana. Levina rero yahise amubwira ati nta muntu n'umwe wangiriye nabi, ahubwo ninjye wakugiriye nabi, kubera yuko narakubeshye. Burya bwose ntabwo ndi umwana wo mu bakire, bya bintu byose nakubwiraga byari gukubeshya, biriya bintu twarabihimbye. Yanamubwiye ko nyine yafatanyije na Jeannette kubihimba kubera ko nta yandi mahitamo yari afite nyine byo kutamubwira uko byagenze byose. Yamubwiye rero buri kimwe cyose uko cyagenze, maze Musa ati burya bwose nakundaga umukobwa udahari, waje ukurikiye amafaranga yanjye uko bimeze kose. Levina rero yatangiye gusakuza amubwira ati hoya rwose, uwo ntabwo ari njyewe, ntabwo nigeze nkurikira amafaranga yawe, naragukunze nazanywe n'urukundo, ntabwo nigeze ariyo anzana. Naho rero Musa ati hanyuma niba warankunze bya nyabyo, kubera ko utigeze umbwiza ukuri ukaza wigize uwo utari we kugira ngo nyine ubashe kunyinjirira. Yarababaye rero Musa, yararakaye, atugakina n'amarangamutima yanjye, atukaza kunkinisha nta soni, atumva ati ndavuze ngo mpagurukira hano, gira vuba kandi rwose ugende kuko sinifuza kuzongera kukubona. Ikindi kandi amafaranga yanjye yose nawe naragutanzeho, ndayakeneye, ugende uyegeranye uyagarure, kubera ko sinifuza rwose kuzongera kukubona ukundi. Levina yasabye imbabazi ariko bibi by'ubusa, kubera ko Musa yari yarakaye cyane, yibaza igihe cyose bamaranye, ariko agatekereza ko byose byari ibinyoma, ndetse yanatekerezaga ko n'urukundo amubwira narwo rutigeze ruhaba, ko ahari yaje nyine ari ukwishakira inoti gusa. Kubera rero uburakari bwose Musa yari afite bwarakeye, ikintu cya mbere yakoze byari ukwirukana Jeannette ku kazi, kubera ko nawe yabaye nyine umufatanyacyaha na Levina. Hanyuma rero yumvaga arakariye aba bakobwa ku buryo bwose bushoboka. Yahamagaye rero wa wundi witaga umufiyanse we, maze aramubwira atumva ndifuza yuko usenya uriya mukobwa ngo ni Levina, ndifuza ko umusenya mu buryo bwose bushoboka, ndifuza ko wafata amafoto ye maze ukamwanika ku mbuga nkoranyambaga, ukavuga yuko yirirwaga nyine angendaho ashaka nyine kugira ngo adutandukanye. Uyu mufiyanse rero aramubwira ati kubera iki se ushaka yuko uriya mukobwa mwangiriza ubuzima, kubera iki ubishaka? Naho rero Musa yahise amubwira ati ahubwo ndabona ari nacyo gihe cyiza cyo kugira ngo nyine njye nawe tumere nk'aho rwose dutandukanye, ariko nanone bitewe n'uriya mukobwa, mbese ukore ko uburyo amakosa yose uri buyashyire kuri uriya mukobwa, ku buryo ari we nyine abafana bawe bari bwange, ari we abantu bose bari bwishyiremo, mbese ukore ibishoboka byose, ibibazo byose bimujye ku mutwe, njye ntihagire umuntu n'umwe uri bundebe, ubigire nk'aho nyine ari we munyamakosa. Uyu mukobwa rero yakomeje kubaza Musa ati nyine nsobanurira. Musa yamusobanuriye byose rero ati burya bwose uriya mukobwa ntigeze nkunda, yaje akurikiye amafaranga. Uri kugira ngo rero uriya mukobwa n'inzirakarengane, ni umunyamafuti mubi cyane, ni umukobwa ahubwo utamenye rwose ukuntu ateye, yakinnye n'umutima wanjye. Ikintu cyambabaje nuko ari we mukobwa wa mbere nakunze, ariko ndifuza no kuba ari we mukobwa wa mbere nanga kandi nkamwanga urunuka. Uyu mukobwa rero wari warigize fiyanse we yahise amubwira ati ariko njyewe ntabwo ndi kumva ikibazo aho kiri, ati none se ubundi wari waramukunze bya nyabyo?
naho rero Musa ati cyane rwose. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ahubwo ni amahirwe kuri wowe, none se ubundi wigeze umukundiye amafaranga? Naho Musa ati namukundira amafaranga se, ayo mfite yo nzapfa nyamaze. Uyu mukobwa ati hanyuma se none niba waramukunze bya nyabyo, kuba yarakubwije ukuri akakubwira yuko yakubeshye, ahubwo wowe urumva atari ikintu cyiza kikubwira yuko ahubwo uriya mukobwa yagukunze mbere yuko umukunda? Tekereza intambara yose yarwanye kugira ngo akugereho. Uzi abakobwa bakora ibyo ni bake cyane, nta nabo wabona. Uriya mukobwa yagukunze urukundo rwa nyarwo, tekereza imbaraga zose yataye, ahubwo ni amahirwe kuri wowe kubera ko wakunze ugukunda. Nibura kuri iyi nshuro urabyizeye neza ko uriya agukunda, kubera ko yakubwiye urugendo rwose byanyuzemo kandi nawe uramukunda. Sinibaza rero impamvu mwatandukana, ahubwo njye ndumva ariyo nzira nziza yo kugira ngo mukundane bya nyabyo, kuko ugize amahirwe kuba yaraje no kubikubwirira. Noneho ni urundi rwego rukwereka yuko nyine uriya mukobwa ari umukobwa w'umunyakuri. Musa rero ntabwo ibi byose yabikozwaga kubera yuko yumvaga rwose uyu mukobwa yaramubeshya akumva kumubabarira ntabwo bishoboka. Levina rero waho yari ari amarira yendaga kumwica, naho rero Jeannette we yaramubwiraga ati amakosa yose ni ayawe kuba navuye ku kazi, ubu ndaza kuba uwande, byose byatewe nawe, ubu iyo wicecekera ntabwo twese tuba tumeze neza. Levina we ati ntakubeshye n'ubu sinicuza icyemezo nafashe, kubera yuko umuntu ukunda ntabwo mwabana rwose umubeshya. Naho rero Musa we agahinda kari kose ntabwo yari akijya ku kazi, yirirwaga mu cyumba cye, dore ko nyine uyu musore nta nubwo yajyaga anywa inzoga, ntabwo yabonaga ikintu akora kugira ngo yirangaze. Agahinda rero karamwicaga, maze akaguma hano nyine akarira, umushi ukamwica, akumva nta muntu n'umwe ashaka kuvugisha. Inzoga rero nazo kera yajyaga azinywa, ariko yazivuyeho kubera ukuntu nyine mama we ajya kwitaba Imana. Baramuhamagaye kuri telefone baramubura arembye kugira ngo amujyane kwa muganga, kubera ko nyine yari ari mu kabari ndetse rwose yanasinze. Hanyuma rero igihe inzoga zamushiriyemo akamenya ibintu byose byabaye kuri mama we, dore ko nyine mama we rwose ari n'iki gihe yitabye Imana. Musa yahise avuga ko atazongera gukora ku kintu cyose cyitwa inzoga ukundi, niyo mpamvu rero atigeze yongera kuzikoraho mu buzima bwe bwose. Kubera rero ukuntu agahinda kari kamaze kumurenga, yaricaraga maze akongera agashaka gufata none icupa ry'inzoga, gusa uko yarirebaga yatitiraga ibiganza, maze akibuka ibyo zamukoreye, n'ubundi akongera akazireka. Levina rero we umunsi umwe nyine yari yicaye ari wenyine ari mu rugo, yagiye guteka mu gikoni kugira ngo arebe ko hari ikintu yashyira mu nda. Agitangira rero kuzana amakaroni ngo ateke, akikubita amaso yahise atangira kumukorwa. Yahise yibaza ati ese ni ukubera ko nshonje cyane, ni inzara yanyishe kugeza aho nyine ndi kureba ibyo kurya nkamera gutya. Yaragiye rero ariherera, maze arongera aragaruka nanone, akiyongera kuyikubita amaso byahise byongera bigenda kwa kundi. Yahise ayafata maze arayabika. Yagiye rero kureba ibindi byo kurya byose byari biri aho, uko ibyo arebye byose agasanga nta na kimwe ashaka. Yatangiye rero kugira ubwoba, dore ko rwose byamukomeranye, maze rwose agatangira kumva amaseseme adasanzwe. Yahamagaye Jeannette amubwira uko ari kwiyumva. Jeannette yaramubwiye ati nyamara ufite ikibazo gikomeye, ati none se hari gahunda yaba yarabaye hagati yawe ndetse rwose na Musa? Levina rero yahise amubwira ati hoya, ntumbwire ko ibyo ntekereje ari ibya nyabyo, byarabaye ariko rimwe gusa, ntabwo rero ntekereza ko ibyo dutekereje byose byaba ari ibya nyabyo. Jeannette ati rimwe gusa? Ati hanyuma se rimwe gusa urumva ridahagije kugira ngo ube watwara inda? Levina rero yatangiye gukanura, dore ko rwose ubwoba bwatangiye kumwica, maze Jeannette ahita amubwira ati ahubwo reka njye kukuzanira akantu urebe uko byifashe. Yagiye kuri farumasi rero amuzanira agatesite de grossesse, nyamara uyu mukobwa akipima yahise asanga rwose yaramaze gusama kera. Levina rero we yahise yikorera amaboko, maze atangira kurira. Noneho ati noneho ndabigenza nte, ndakora iki, ndabyitwaramo nte? Jeannette ati njye ndumva ari igisubizo cyiza ahubwo, kubera ko ibyo biragufasha kugira ngo wongere umwigarurire. Levina ati hoya, ntabwo rwose nifuza
yuko yaba ari kumwe nanjye kubera ibibazo cyangwa se kubera kubura uko agira, ntabwo aribyo nshaka. Ntabwo numva rwose ahubwo nanabimubwira. Jeannette ati hoya, ugomba kubimubwira akabimenya. Ubwo nyine niyumva azemera gufata inshingano azazifata, natabyemera kandi nabyo nta kibazo, ariko nanone ugomba kubimubwira kuko mwese muri responsable y'uwo mwana uri mu nda yawe. Livina rero yumvise nta yandi mahitamo, maze afata umwanzuro wo kujya kureba nyine Musa kugira ngo amubwire ibi byose. Yaragiye arakomanga, Musa agifungura ati ni wowe? Ati mpereza amafaranga yanjye, nizere ko uje uyazanye. Yari ateze n'ikiganza. Naho rero Livina yahise amubwira ati ndatwite. Akivuga iri jambo Musa yarisubiyemo ati uratwite? Livina ati ndatwite. Musa rero yahise amanura ikiganza buhoro, maze arongera nyine agisubiza aho cyari kiri. Yakomeje kwitegereza uyu mukobwa ati uratwite? Livina ati yego ndatwite. Ati kandi iyi nda ntwite rwose ni iyawe, uyu mwana ni uwawe, nta wundi muntu nzi nyine twigeze tumenyana. Musa rero yahise amushyira urutoki ku munwa, dore ko atifuzaga ko avuga amagambo menshi. Livina yahise aceceka, maze Musa ahita amuhobera. Yaramuhobereye maze atangira kurira arasakuza. Livina rero we yayobewe ibintu bibaye, maze atangira kwibaza ikintu kiri kuriza uyu musore. Yaramubwiye ati kandi se ko utangiye kurira uri gukeka ko n'ubundi se nkubeshya? Ntabwo nkubeshya. Musa ati hoya, ntabwo rwose uri kumbeshya, ahubwo nyine ndumva nishimye ku buryo udashobora kubyumva. Yahise rero afata ikiganza Livina maze bicara mu ntebe. Yatangiye kumubwira ati nahoraga nifuza umunsi umwe nzumva ko rwose ngiye kwitwa papa, kubera yuko papa wanjye yahemukiye mama wanjye, yamuteye inda, maze akimutera inda yahise abura ku buryo ntigeze mukubita n'amaso. Mama yagiye kumbyara papa atazi aho papa wanjye aba, na n'ubu sinzi niba papa wanjye yarapfuye cyangwa akiriho. Ntiyigeze afata inshingano na rimwe. Hanyuma rero mama wanjye yahoraga ambwira yuko umunsi nzagirirwa amahirwe yo kubyara umwana ngomba kuzamwitaho kandi ngafata inshingano, kubera ko umwana ari umugisha. Nyamara mu bakobwa bose twigeze guhura nta n'umwe wigeze ambwira yuko yigeze atwita inda yanjye. Nkeka ko niba hari n'uwo byabayeho hari ibyo yakoraga nyine kugira ngo idakomeza. Ubwo rero uyu munsi nibwo bwa mbere numvise ijambo ryiza ku isi. Nahoraga nibaza umunsi nzitwa papa, umunsi nzaba ntekereza ko ndi hafi kwibaruka. Ntabwo wakumva ibyishimo ngize umbwiye ko utwite, ndetse numva nezerewe. Ikindi kandi navuze yuko ntazigera na rimwe ntererana umuntu uzaba ntwitiye umwana, kuko sinifuza ko umwana wanjye azabaho ubuzima nabayeho atagira papa we. Ndakwizeye rero kuri iyi nshuro, kandi ndabizi neza ko ibyo uri kumbwira ari ibya nyabyo. Ikindi kandi kirenze kuri ibyo, naragukunze, ndagukunda, nta nubwo nigeze mbasha kwikuramo na gatoya. N'ubu ndacyagukunda kubera ko ntangije kuguha umutima wanjye. Ntacyo rero nakora kugira ngo ngukwirukanemo. Livina rero yatangiye kurira nawe, maze ahita amuhobera. Yaramubwiye ati nanjye ndagukunda cyane, numvaga rwose mfite ubwoba bwo kunjye kugutakaza n'imbaraga zose nakoresheje kugira ngo mbashe kukubona. Akivuga ibi rero Musa yarasetse, maze ahita amubwira ati uhita utuma nibuka uko byagenze ibintu byose wakoze kugira ngo nze mu buzima bwawe. Naje kubitekerezaho neza, nsanga nkurikije imbaraga zose wakoresheje ari wowe mukobwa wenyine wankunze mu buzima, kuko nta wundi muntu n'umwe wigeze akora ibyo wakoze kugira ngo tube twajya mu rukundo, kandi nanjye nta wundi n'umwe nigeze nkunda. Barongeye rero barahoberana, maze Musa ahita amubwira ati ahubwo nyine ndifuza ko rwose twategura ubukwe bwacu, maze umwana wacu akazavuka afite ababyeyi bombi, kubera yuko ntabwo rwose nifuza yuko umwana wacu yazavuka ari kumwe nawe gusa. Livina rero yarishimye biramurenga, ariko ahita akubita agatima kuri wa mukobwa. Yahise amubwira ati none se wa mukobwa wambitse impeta bizagenda bite? Musa rero yahise amubwira ati uriya nta kibazo, kubera ko rwose yambwiye yuko agiye gushaka uburyo bwiza bwo gukoramo ibintu maze agakuramo impeta yanjye, dore ko nyine ataranazi yuko njye nawe tuzasubirana, ariko we yari yishimiye ko njye nawe twajya mu rukundo kandi tukarugumamo. Yarambwiraga ati ntuzamutakaze, kubera ko uriya ni urukundo rw'ubuzima bwawe, numubura nta wundi mukobwa uzigera ubona ugukunda nk'uko yagukundaga. Ubwo rero
icyo nakora ni ukumubwira ko noneho ibi bintu bimeze neza njye nawe twasubiranye, maze agashaka rwose inzira nziza binyuzamo. Yahamagaye rero wa mukobwa, maze uyu mukobwa wiyitaga fiyanse nyine wa Musa yahise amubwira ati ahubwo wagira ngo rwose nari nabyeretswe, tekereza ko kano kanya nari maze gupostinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose nari maze gupostinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose ko nyine njye nawe twatandukanye, gusa nabikoze neza cyane kuko navuze ko nyine twaje kudahuza, ariko nyine ko wambereye umuntu mwiza kandi wambaye hafi, ndetse ko nyine kano kanya mfite undi muntu nkunda nzabereka nyuma y'igihe runaka, kandi nawe ko ufite umukunzi, mbese nta kibazo na kimwe kirimo rwose, kubera ko bari kumva ko nyine ari ibintu njye nawe twaganiriyeho ndetse tukabipanga neza. Aka kanya rero Levina ndetse na Musa barishimye cyane kuko bari babonye igisubizo. Nyuma y'igihe gitoya rero bahise nyine batangira gupostinga amafoto yabo bambikanye impeta, dore ko nyine amafoto bari barayabitse ariko batarigeze bayashyira ahagaragara. Byari ibintu rero biryoshye, ndetse rwose Musa yasabye imbabazi Jeannette ndetse amusubiza ku kazi. Yaramubwiye ko kandi agiye kumwongerera umushahara kubera yuko nawe ari mu bamufashije kugira ngo kano kanya bafite ibyishimo by'ubuzima bw'iruhande rwe. Nyuma y'igihe gitoya rero bakoze ubukwe, maze nyine batangira kubana noneho mu buryo bwemewe. Inda rero ya Levina yari kugenda ikura, ariko igihe cyo kubyara cyari kitaragera. Musa rero yamubwiye yuko yifuza ko mu kwezi kwabo kwa buki bajya nyine mu Burusiya, hahandi Levina yahoraga avuga yuko ariho papa waba ari na. Yaramubwiye ati ndifuza yuko ariho twakorera ukwezi kwacu kwa buki, ndakeka kubera ukuntu ariho watekereje mbere ushobora kuba usanzwe uhakunda. Levina rero yaramubwiye ati cyane, ndahakunda cyane ndetse rwose ndumva nishimye. Bafashe rero indege maze bajya mu Burusiya, niho rero bamaze ukwezi kwabo kwa buki. Mu kugaruka rero bagarutse rwose Levina ananiwe ndetse yari ari hafi kwibaruka. Iminsi mike rero ishize, Levina yumvise atangiye kuribwa mu nda, yumva atangiye kuribwa umugongo, yumva umubiri wose ntabwo umeze neza. Yabwiye rero Musa ko arwaye kandi yifuza kujya kwa muganga. Musa rero yamujyanye kwa muganga, maze bahita bamubwira ko ari igihe kigeze kugira ngo umubebe aze kubera ko ageze igihe cyo kubyara. Musa yamugumye hafi, dore ko rwose yari afite ubwoba, yari ahangayitse. Ni ibihe bye bya mbere yari abaye iruhande rw'umuntu ugiye kubyara. Gusa ntabwo byagoranye kubera ko Levina yarabyaye maze abyara umwana w'umuhungu usa neza neza na Musa, ku buryo wamurebaga ukagira ngo yagiye mu nda arongera aragaruka. Musa rero akimukubita amaso, amarira yaramurenze, kugira ikintu avuga biramunanira. Yapfukamye hasi maze akira umutwe ku gitanda, yararize, amarira aramurenga. Yarongeye yitegereza aka kabebe, uko yakarebaga yarariraga kubera ibyishimo byari byamurenze. Levina rero yaramubwiraga ati ariko se waretse rwose gukomeza kurira, ko hari abaganga bashobora kuza kugira ngo ufite ikibazo. Naho Musa ati ibyishimo mfite ndi kumva ntari kubasha kubikontorora. Uzi kureba ukabona umuntu Musa, umuntu umeze nkawe neza, noneho umuntu witwa uwawe, ni ibintu bitangaje. Nakubwiza ukuri, kwitwa papa ndi kumva ari ikintu kinshimishije ku buryo ntigeze nishima mu buzima. Yahobereye rero Levina maze aramusomagura ku gahanga ati warakoze kumpindurira stati, warakoze kumpindurira izina, warakoze kubwa buri kimwe, warakoze kuba intandaro y'ibyishimo byanjye, warakoze kubw'ibyo wankoreye byose. Umunsi winjiye mu buzima bwanjye niwo munsi umunezero wanjye watangiye. Levina ati nawe warakoze kumbera umugabo mwiza, warakoze kunkunda, warakoze kunyitaho, warakoze kunyihanganira, kandi nangira ibyishimo by'ubuzima bwanjye. Barahoberanye rero bose, maze bahurira kuri ka kabebe bari kugasomagura mu gahanga, dore ko nyine ibyishimo byari byabarenze. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.